Birashoboka ko aya masaha ufite agahinda bitewe n'impamvu zitandukanye. Hari abafite agahinda bitewe n'akazi bakora, hari abafite agahinda bitewe n'urugo, hari abafite agahinda bitewe n'urubyaro, hari abafite agahinda bitewe na buri wese mu cyiciro cye, uburwayi, inzara, byose. Ariko nagira ngo aya masaha nguhumurize. Nagira ngo aya masaha nguhumurize nkubwira ngo humura, nubwo bimeze gutyo haracyari ubutabazi. Yesu arakicaye ku ntebe y'imbabazi kandi Yesu aracyiteguye kutugirira neza. Ahubwo twibaze ngo turasabwa iki kugira ngo ibintu byose bigende neza, ibintu byose bijye mu murongo. Imana yacu nishimwe. Yesu nashimwe. N'ubundi ni Clementine Irakarama ubasuhuza mu Rubohero TV. Twari tubakumbuye kandi turabakunda cyane nk'uko musanzwe mubizi. Nta kindi kituraje ishinga, nta kindi cyatumye tubaho. Twabayeho kubera mwe mudukunda, kubera mwe mutwifuriza ibyiza, kubera mwe mudukurikira. Imana yo mu ijuru nishimwe kandi nihabwe icyubahiro kuko yabaduhaye nk'abakunzi. Munyemerere rero mbasuhuze abari mu Rwanda, mbasuhuze abari Burundi, mbasuhuze abari Uganda, Ethiopia, abari Haiti, abari muri Amerika, abari mu Bwongereza n'abandi bari mu bindi bihugu bitandukanye bakunda gukurikira channel yacu ariyo mu Rubohero TV. Munyemerere cyane mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza muri Yesu. Muri Yesu rero biremera. Muri Yesu biremera, muri Yesu bijya bigenda neza, muri Yesu biremera. Umuririmbyi yabiririmbye neza aravuga ngo muri Yesu. Haleluya. Aravuga ngo muri Yesu biremera. Nukuri nimuhumure. Nubwo bimeze bityo, muri Yesu biremera. Icyo dusabwa ni iki? Icyo dusabwa ni ikintu gito cyane. Icyo dusabwa ni ikintu gito cyane. Reka dukurikire rero nk'uko dukunda kubagezaho byinshi byiza. Reka dukurikire muri Bibiliya yacu turebe ni iki Bibiliya itubwira. Murakoze cyane. Uyu munsi rero munyemerere dusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Turasoma mu bice 18, turahera ku murongo wa 18 tugeze ku murongo wa 23. Yesu nashimwe. Haleluya. Haravuga ngo maze baravuga bati nimuze tugambanire Yeremiya kuko amategeko atazabura ku mutambyi n'inama ku munyabwenge n'ijambo ku muhanuzi. Nimuze tumukubitishe ururimi kandi twe kwita ku magambo ye yose. Haleluya. Ese ugira ngo akenshi na kenshi hari ikindi badukubitisha ururimi, kandi ubicunge neza. Iyo wihaye kuvuga ngo ngiye kubasubiza, ngiye guhangana nabo, ni ukuri ntawita ku magambo yawe yose. Amagambo yawe yose acika amazi. Mwabyumvise ngo muze tumukubitishe ururimi
ngo kandi ntitwite ku magambo ye yose. Niko bijya bigenda. Abakunzi bo mu Rubohero TV, icyo mbakundira, mubyumva neza kandi mukabyumva cyane. Twikomereze. Umurongo wa 19 uravuga ngo unyumvire Nyagasani Uwiteka, wumve ijwi ry'abamburanya. Haleluya. Uwo ni Yeremiya yari ari gutakambira Uwiteka. Aravuga ngo nyumvire Uwiteka, nyumvire Nyagasani Uwiteka, wumve ijwi ry'abamburanya. Umurongo wa 20 ukavuga ngo mbese icyiza cyakwiturwa ikibi? Imana yacu nishimwe, kandi Imana yacu nishimwe cyane. Hari igihe ukora neza ugakora ibyiza, Imana yacu nishimwe kuko yaduhaye uwo mutima. Niba Imana yaraguhaye umutima wo gukora ibyiza, ndakubwiye ngo aya masaha ishime kandi unezerwe, ariko ntuziringire ngo icyiza kiziturwa ikindi cyiza. Naho wakorera umuntu icyiza yarangiza akakwitura ikibi, ntuzatungurwe, ntuzatangare. Nagira ngo mbabwire ngo ntimuzatungurwe ndetse ntimuzatangare, kuko ibyo byahozeho na kera na kare. Ibyo ntibizatume muva mu murongo. Imana yacu nishimwe. Nuko ubwo yari arimo yibaza avuga ati wite, mbese icyiza cyakwiturwa ikibi? Ntabwo yabyumvaga. Yarebaga ineza yagize. Yari umuhanuzi uhanurira amahanga. Akareba ineza yagize, Imana ikamunyuzamo ibintu akabwira abantu, akavuga ngo ese ni gute abantu bashaka ni gute abantu bangambanira, ni gute abantu bangambanira kandi narabahuje n'Imana, ni gute abantu banyitura ikibi kandi narabakoreye icyiza. Bishatse kuvuga ngo ibyo ngibyo byahozeho na kera. Niba aya masaha hari uri kuguhemukira kandi waramukoreye icyiza, witungurwa ngo bikuvane mu murongo. Witungurwa niba yari inshuti yawe akaguhemukira kandi waramukoreye ibyiza, witungurwa, wiva mu murongo. Menya intego yawe, menya aho uri kujya. Imana yacu nishimwe. Arakomeza aravuga ngo kuko bacukuriye ubugingo bwanjye urwobo, ibuka uko nahagararaga imbere yawe mbavugira ibyiza, ngo mbakureho uburakari bwawe. Reka mbabwize ukuri, hari abantu benshi barara amajoro barimo basenga, barimo binginga, bavuga ngo wite, rengera ubwoko bwawe. Wite, hari abantu bafite amadeni, barengere. Wite, hari abantu bashaka kubaka inzu zibubakire. Wite, hari abantu bashaka kugura imodoka bijyemo, bakavuga ngo Uwiteka, hari abantu bagowe ngo ziri gusenyuka, barengere bubakire. Hari abantu bahora imbere y'Uwiteka batakambira wowe, batakambira njyewe, ariko igitangaje, abo ngabo bajya kugukuzaho urugamba, abo ngabo bajya kugukuzaho uburakari bw'Uwiteka, nubwo bavuga ngo nubwo badakiranuka, ariko nabwo n'ubwoko bwawe, barengere. Abo ngabo baguhangayikiye niba uri kwitura inabi. Abo birirwa bakurira ngo amafaranga ukorera agire urugo rwawe cyangwa agire umumaro mu buzima bwawe, nibo uri kwitura inabi. Abo ngabo niba uri kwitura inabi, ariko ndagira ngo ngutangarize, niba uri muri abo ngabo bari kugambanira ubwoko bw'Imana, haleluya, niba uri muri abo ngabo ukaba uteze amatwi iki kiganiro,
ukaba wagiriwe umugisha wo gutega amatwi iki kiganiro cyo mu Rubohero TV uyu munsi, nagira ngo ngusabe garukira aho ngaho. Garukiraho, kuko ntabwo amazi ari yayandi. Haleluya. Garukiraho, reka kugambana. Garukiraho. Nagira ngo nkubwize ukuri, nkwerurire, nkubwire ngo garukiraho, kuko amazi ntabwo ari yayandi. Kereka niba uri umwana wo kurimbuka, ariko niba ukunda ubuzima bwawe, niba ugikunze ubuzima bwawe, garukira aho ngaho. Uwiteka Imana yacu nishimwe, kandi Uwiteka Imana yacu nihabwe icyubahiro. Niba uri umunyabwenge, garukira aho ngaho. Ibi ngibi bihise binyibutsa ijambo riri muri Matayo 26, uhereye ku murongo wa 20 mu butumwa bwiza. Nuko haravuga ngo bugorobye ngo yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Uwo ni Yesu. Ngo bakirya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Imana yacu nishimwe. Niba hari abantu bari kukugambanira, wigira ngo ni wowe wa mbere, kuko na Yesu baramugambaniye. Ariko ndakubwiza ukuri, wowe uri kugambana ukaba unteze amatwi, nushaka kugarukiraho. Ngo barababara cyane, bahera ko bamubaza umwe bati, mwami ni njye? Nawe arabasubiza ati, uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Umwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Muntu uri kugambana aya masaha kugira ngo birukane umuntu mu kazi, muntu uri kugambana aya masaha kugira ngo umuntu afungwe, muntu uri kugambana aya masaha kugira ngo urugo rw'umuntu rusenyuke, reka nkubwize ukuri, uzabona ishyano. Sinabivuga byose ngo mbirangize, ariko dufite imitima ijya iducira imanza zitabera. Niba ari ukumeze, umutima urabikwemeza. Naho wavuga ngo ni amena, ariko atari amena, umutima urakubwira ngo nubwo uvuze ngo ni amena, ariko ntabwo ari amena. Ariko nagira ngo ngutangarize iyi nkuru ngo uzabona ishyano, ariko nawe urengana. Nagira ngo nkubwire ijambo ry'ihumure ngo humura. Upfa kutava mu murongo nta mpamvu, upfa kubigumamo neza. Twikomereze. Ibyajyaga kumubera byiza nuko abataravutse. Mwabyumvise? Abagambanyi, abantu bahemukira abandi, icyajyaga kubabera cyiza nuko bari kuba bataravutse. Niba rero ari ukumeze, ukaba wagira umugisha wo kumva iki kiganiro, iyi ni isaha y'ubutabazi. Iyi ni isaha yo guhinduka. Iyi ni isaha y'imbabazi. Iyi ni isaha yo kwakira imbabazi. Iyi ni isaha yo guca bugufi ukemerera Yesu akaza agatura muri wowe, ntuzongere kubikora ukundi. Imana yacu nishimwe. Ngo Yuda uwo wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, mwigisha ni njye? Yesu aramusubiza ati, wakabimenye,
aha ngaha Yuda yaza ku munyabwenge, yataza ku mwana wo kurimbuka, aba yaraciye bugufi akavuga ngo Uwiteka, akavuga ngo Yesu 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 mbabarira, agaca bugufi. Ariko kubera ko yari ikigwari, wari kugira ngo araroze, wagira ngo ntiyumvise ibyo umwana w'Imana amubwiye. Ngo bakirya, Yesu yenda umutsima, arawushimira, arawumanyagura, aho abigishwa be arababwira ati nimwende murye, uyu ni umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira, arakibaha, arababwira ati munywere kuri iki mwese, kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Ariko ndababwira rwose yuko ntazanywa ku mbuto z'imizabibu mpereye none nkageza umunsi nzasangirira namwe vino nshya mu bwami bwa Data. Bamaze kuririmba barasohoka bajya ku musozi wa Elayono. Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Rero reka mbabwize ukuri, uyu mwami aracyari ku ngoma, uyu mwami aracyari ku ntebe y'imbabazi. Niba wari umugambanyi, garukiraho. Niba wateganyaga no kugira umuntu uhemukira, garukiraho. Niba hari urugo wateganyaga gusenya, garukiraho. Niba hari umuntu washaka kwirukanisha ku kazi kandi umurenganya, garukiraho. Garukiraho mu kibi cyose wendaga gukora, kuko bitabaye ibyo wazarutwa n'utaravutse. Imana yacu nishimwe. Reka twikomereze ku ijambo ryacu twari turiho muri Yeremiya. Ubwo ako kari agaciyemo kabamenyesha ngo numara kumenya ukumva yuko uri mu nzira itariyo, ahari ntabyo uzi, ariko naje kugukangura ndetse naje no guhumuriza wa wundi uri kurenganywa, kubera ko ubutabazi burahari. Reka nkubwize ukuri, niba urimo urengana ubutabazi burahari. Wowe rindira Uwiteka Imana Nyiringabo, rindira Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko uwo nguwo azakurengera kandi azakugirira neza. Dukomeje rero, twari twigereye ku murongo wa 21, haravuga ngo nuko rero abana babo ubareke bicwe n'inzara. Mwabyumvise? Muri Matayo baravuga ngo uwo nguwo ushaka kungambanira ngo azabona ishyano. None hano baratubwiye ngo abo ngabo bifuje gucira ibice Yeremiya bakamugambanira, abo ngabo bamwifuriza ikibi. Nuko rero ngo abana babo bareke bicwe n'inzara. Ariko mwababyeyi, mwaciye bugufi mugakorera umwami Yesu, mwaretse kubivangavanga, mwaretse gushayisha, mwabakobwa mwe, mwabasore mwe, mwabagabo mwe, mwabagore mwe, mwaretse gushayisha ko muhemukira abazabakomokaho, ko muri guhemukira ababakomotseho, mwaretse gushayisha mukagarukiraho mugeze, mwaretse gushayisha. Ngo nuko ngo abana babo bareke bicwe n'inzara, ngo nabo batange bicwe n'inkota, ngo abagore babo babe imfusha n'abapfakazi, kandi abagabo babo bicwe n'urupfu, ngo abasore babo bicwe n'inkota bari mu ntambara. Imana yacu nishimwe. Niko wa mugore we, kuki ushaka kuba umupfakazi, kuki ushaka kwitwa imfusha n'umupfakazi? Wagarukiye aho ukareka gusenya urugo rwa mugenzi wawe? Wagarukiye aho bigutwaye iki? Wagarukiye aho ukakira umwami Yesu nk'umwami w'ubugingo bwawe, nk'umukiza wawe, ukareka gusenya ingo z'abandi? Wagarukiye aho ukareka ubugome? Wagarukiye aho ukareka kwica? Wagarukiye aho ukareka kuroga? Wagarukiye aho ukareka kuraguza uraguriza abandi? Wagarukiye aho ni wowe ubwirwa musore, nkumi, musaza, mugabo, mwagarukiye aho. Murumva bibategereje byoroshye? Ntabwo byoroshye. Ngo abasore babo bicwe n'inkota bari mu ntambara, ngo imiborogo izumvikane mu ngo zabo,
ubwo uzabatunguza igitero kuko bacukuriye urwobo rwo kuntega. Ariko ni gute mushaka kuvuma uw'Imana itavumye? Ni gute mushaka gucukurira urwobo uw'Imana yahaye kubaho? Ni gute? Ariko muri guhiga iki mwabantu? Nimubanze mumenye abo muri gusenyera, mubanze mumenye abo muri kwirukanisha, mubanze mumenye abo mushaka gufungira, mubanze mumenye abo mushaka guhemukira, mubanze mumenye abo muri gutoma urwobo ngo ni bande, kuko hari abazabakoraho. Kandi nawe mukozi w'Imana barimo bagambanira, humura, ihera yo mu ijuru igufite mu biganza, ntabwo izigera ikurekura, iguhetse ku mugongo, iragutwikiriye, ntabwo izigera ikuvana mu mugongo wayo. Haba mu mwijima ntabwo uzigera usitara, haba mu ntambara nta muheto uzakugeraho, haba mu nzara ntuzasonza, ndetse haba mu biteye ubwoba bimeze gute ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko Uwiteka agufite mu biganza bye. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ngo imiborogo izumvikane mu ngo zabo, ngo uzabatunguza igitero kuko bacukuriye urwobo rwo kuntega, ngo n'ibirenge byanjye babiteze imitego. Ngo nawe Uwiteka uzi imigambi yabo yose bangiriye yo kunyica, ngo we kubababarira igicumuro cyabo, kandi icyaha cyabo we kugihanagura imbere y'amaso yawe, ngo ahubwo basitarire imbere yawe, kandi mu gihe cy'uburakari bwawe uzagira uko ubagenza. Amina. Uragowe aho umukozi w'Imana azahagarara akagusabira ibi wumvise, uragowe aho azagira umubabaro akagusabira ibi wumvise, kuko Uwiteka nta kizamubuza kubishyira mu bikorwa. Ahubwo niba uzi ubwenge ca bugufi, ugarukiraho wihane, kuko Uwiteka aracyari ku ntebe y'imbabazi. Imana yacu ni ishimwe. Ariko nagira ngo mbatangarize inkuru y'ihumure. Mwebwe muri kurengana, ni ukuri nimugume mu murongo kandi mutsindishe Satani gukomera. Satani nabateze ikibazo mumubwire ngo Satani, na rya joro ryarakeye, ubu rero ntabwo ariho tugiye kuva mu murongo. Azatinya yiruke, umwijima muzawucamo, intambara zikomeye muzazicamo, ibiteye ubwoba muzabitambuka. Humura, haracyari ibyiringiro kuri wowe wamenye ukamenya ko umwami wacu Yesu agira neza. Haracyari ibyiringiro. Humura, umwami Yesu aracyari ku ngoma. Humura, umwami Yesu yiteguye kukugirira neza. Humura, umwami Yesu aracyagukunda. Humura, ntacyo uzaba. Amina. Haleluya, haleluya. Nagira ngo abantu bose bari kumva iri jambo ry'ihumure, iri jambo riburira barimo barengana, mutere haleluya, mwibuke neza y'Imana, muvuga ngo Uwite na rya joro ryarakeye. Tuzi neza ko n'ubu ngubu buzajya, tuzi neza kuri kumwe natwe, kandi tuzi neza ko uzaturengera. Niba waravuze ngo nzubaka, niba waravuze ngo nzakora aka kazi nzagakora, uvuga ngo Wete nzi icyo navuganye nawe. Nibutsa n'abandi bantu bagenda nta banga baziranyeho n'Imana, mbabaze ngo ese muri mwicaranye iki, muri kugenda niki? Kuba ngubu ikidufashije gituma dukomera ari ibanga tuziranyeho n'Imana yacu. Ese hari ibanga mufitanye? Niba mufitanye ibanga n'Uwiteka, rikomereho, ujye uhora uryibutsa Uwiteka, kandi rugukomeze muri uru rugendo, rizagutambutsa byinshi. Ariko niba nta banga mufitanye, nawe gira icyifuzo cyo gushaka ibanga hagati yawe n'Uwiteka. Iryo ni ibanga nkwibiye. Wowe udafitanye ibanga rikomeye n'uyu mwami, shakisha uburyo bwose mwagirana amabanga kugira ngo ugire icyo ugendana kizagutambutsa mu bihe bikomeye. Shaka amakuru,
nimugirane igihango kugira ngo ubone ikizakurengera mu gihe gikomeye. Niba se nta banga mufitanye, urayihamagara uyibwira ngo iki? Niba nta hantu mwahuriye, uratabaza uvuga ngo iki? Shaka ubumwe n'Imana. Niba nta bumwe mufitanye, ariko kandi niba mufitanye ubumwe, humura, yibutse nayo irahari kugira ngo igutabare. N'ubundi yari Clementine Irakarama mwaganiraga, ariko tugisoza ikiganiro munyemerere dusenga Imana isengesho ritoya. Uri umwami wacu bwite, uri umurengezi w'ubugingo, uri inshuti yacu ya bugufi. Muri aka kanya Uwiteka, nta kindi kiduteranyirije imbere yawe, ni ukugushimira kuko uri Imana ishobora byose, ni ukugushimira kuko witwa Ndiho, ni ukugushimira kuri Imana irengera ubwoko bwawe, ikabibira imvura ababi n'abeza. Ariko hari ijambo ukunda kuvuga, ukavuga ngo nubwo biteye ubwoba bije, ngo ariko muhumure, abanjye nzabana nabo. Turagushimiye rero abo watoranyije ukaduhindura ubwoko, turagushimiye kandi n'abandi batari batoranywa n'abandi bakiri hanze, turabasabiye kugira ngo nabo bakuruze umurunga w'urukundo, kugira ngo nabo mugirane ubusabane kandi mugirane ibanga, bagire icyo bagendana. Ngaho twiteho, ita ku bihugu bidukunda hano muri Ubuhero TV, ita ku badukurikira bose, ku nshuti zacu zose, kandi wite ku bugingo bwacu, icyo nicyo gikuru kuko nibwo buzakubona. Ngaho amavi yose nagupfukamire mu isi, mu ijuru ndetse n'ikuzimu, amajwi yose aririmbe kuri Uwera kandi nyaguhora ku ngoma. Igihe cyose tuzajya duhora duhimbaza, tuvuga ngo ni wowe, ni wowe, ni wowe Wera. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo tubyambaje twizera.